munsi umuntu uri butura amafaranga make ibihumbi byibura umuntu arajya atura ibihumbi 50. Salama potesho. No ko mbona wabyambariye amafaranga ngani kira yakorera inyungu. Abakristo benshi uko ubwije nakugobye kubikubaza. Hoya umva nanjye agaseke nabyanditseho kugira ngo buri umwe wese agumye azasoma kari amaturo urumva aragumye atanga ibihumbi 50. Ntagerega mba navuniza gufungira urugendo utore yakaye n'ikaramu ukomeze wandike watuye ubu n'utatuye bareke baze gusenga utatuye naho musire ku bandi turabasomera mu kizira abo danite nana bahagurutsa mbirukana vuba na vuba mbatera nigeraho none se turi abantu b'Imana nabo Gede vuga cyane bakwita Kanyenyomba. Okay. Jewe izina narisize mu rugo. Warisize mu rugo kugiye kuzazengereza ubu se umukiyize hariya mwana rya zina ryanjye ngo ni ngushye nabo ndi kuryiwe genda risi meruka cyagiye bakwita gipapayi andikaho dirija abapapayi. Dirisha abapapayi nta kibazo ngo dirisha abapapayi cyo sinara kana kandaye kabisa. Yego sha wowe nzambwira Parushe yego sha tera hano kabisa ese ko twitira byiza ko turi gutangira gukora ibintu bidahuye bite usashimwe sashimwe muki nganibagiwe kutangiye kunkaranga tegambye kabwira iki bakwita ndenye wowe nyine wagiye jewe ubwo none banyita Neira bakwita Neira 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 ko mukunda kwirya sara akazina keza gusa bizo cyane nagise burambaza izina ryangira ahubwo kuri kubaza je banyita Messi Shafi abo twararanye ahako nagusanza ngo bakwita Messi Shafi sawa dore utanze amafaranga ngahera utanze ibice 0 n'igice kimwe Kristo uyu munsi ko mbona batari buze kubyara imibarera shabwo nuko nyine nta kundi Nyagasani Yezu n'abane namwe ono dipera difrete competere comanto bakristo bavandimwe murabona muri ibi bihe tukiri kubaka santrali yanyu murabona gusenga ntabwo byoroshye murumva rero ubu ngubu kugira ngo ibintu bize kugenda neza ndasaba abaririmbyi maze nibira mu mutera akaririmbo tubone gukomeza murumva mu gihe tugitegereje ivuka ry'umwami wacu Yezu Kristo dirijate dufashe Haleluya amen ago bavuga mena siga bavuga Nyagasani Yezu n'abana namwe mbatere indirimbo kambatere tuje kukura tuze dukomeze kara kabazo kaciyemo hora n'amahoro yahurane mw'ijuru ni heza
neza yajyayo Horana amahoro mw'ijuru ni heza nawe udashaka kujyayo mw'ijuru ni heza udashaka murakoze kujyayo. mwicare tugeze muri ka gace kahariwe gushimira Imana muri cya gice nyine cyo gutura. Ndagira ngo mpamagare uriya mukadirigiste wacu azadufashe. Tebuka hajya bamwita hajya ngo tayiga niko bamwita nazadufashe azadufashe muri iki tugiye gutura. Niba ariko hari igihe nca mbona muri ino santari yanyu mubikora neza mugatura muri mutarajya mu kintu. Rero ndasaba abaje bakererewe cyangwa bataratura azana agaseke ashyire hano akazane dukomeze gutura. Kandi ndashaka ko mutera indirimbo y'amashimwe yo gutura. Zana ka gaseke tubanze dukomeze. Ako ndashaka ko iriya farwasi mugomba kuyubaka mwikoresheje kuko umuntu arifata niba uvuze ngo gutanga amafaranga y'amaturo tubura bikubiye ku mutima utura amafaranga. Niba ufite nk'imodoka zirindwi tangamo 6 usigarane imwe. Wazajya mu izute ufite byinshi ukanga gutangaho nabyo. urapadi ngiye ko numve kazi Kazi yahaye imyege n'ito kandi aratuwatoye watuye n'uwakomerwe wahawe ntabwo ari buryo. Murumva kandi nabasezeranye nabo to interest. Ako padi ndewe ramadivayi. Nari ndabaha mwese ariko rero kubera muri iki gihe cya corona ntabwo bemere gusangira. Sibyo? Ako yakabuze. Reka cyangwa reka mwere. Napo tugiye gutura uri muntu n'umutima we ukungana. Urumva? n'ubundi niyo nubwo ntabashije kubona ku gaseke ariko buri muntu uko yatuye nagiye mbyandika hano. Oya itonde ariya ya maturo hagiye gukurikiraho gushimira Imana. Ngaho mwateze ngo reka nyiterere kuko kumutari gutura ayo maturo uhaye uzayarye ntabwo mutura. Jewe rero hano mfite 20,000 ese turaturira mu rugo. Ndageze kwa papa neza. Urayarye? Yego merci. Yego Imana ikusubiza aho ukuye. Yego ikusubiza aho ukuye nawe. Adikere kuyamaye. Yaguhaye. We tuzagufasha tuzagushyira ku rutonde Oya padi siko naburaye. Abo baburaye rero nibo basenga neza. Ntabwo bahazi ntabwo basenga. Tuba dushaka abantu Ariko padi neza baburaye ntabwo wafasha. Tugufasha wewe igihe cyo gufasha ntabwo dufasha turi gusenga. Turaje tujye Ariko padi nicyo ni ikibazo. turaza kubikora. Tubundo Karitasi. Wewe ushinzwe Karitasi shasi wowe uze kuza kumunyandikira ku rutonde nzagufasha. Yego padi. N'uyu mwana niwe mwe mwazanye kubatirisha se. N'ubwabo rwose turamuha umugisha. Urumva nawe rwose Imana igusiza amavuta wera neza cyane. Ikintu rero gikurikiyeho bakristo bavandimwe ikintu cyari gikurikiyeho no kubaha umugisha mukisubira mu ngo zanyu ariko abanza somera abantu batuye azane n'amaturo ya mwatuye ayameretse nakara turaza kubivugana. Somera batuye Wambere bamwita ngo ni Nyomba. tuyangaho Yatuye igice kimwe n'igice zero. ubwo se n'uwuhe muri bano bakristo bari hano Uwuhera niwe waje mbere n'uyu mumama. ntabwo urya iwanyu Inzira irenda kunyica rwose. Uso urabona ndya. none se nta n'amasahani mugira Ntabwo tujyamusana bwo turira hasi. Gusa wagira murya abana. iki se kandi ntabwo ibyo mugira Neza ubwo warira ku isani nta buryo. nta kibazo ukomeza unyibwira abandi wenda abantu Undi bamwita Neira
yatuye angahe uwo yatuye ngo umutima we ab'imitima ko tutabashaka nibura yatura mu mwijima cyo ko undi ngo ni uwo bita Kirise ntazi imbere hano uwo nguwo ndabizi ni n'umudirija muri gikorari ntazi ugize ngo rero ngo yatuye ubusa ukamahana kuki udatuye none se ko natuye amafaranga 20,000 mukayansubiza na rero yaduhe yazane rwose ikibazo nahise njya ko yaryama amandazi nese wagiye aho wayaguze amandazi bakayagusubiza ukaza ukadutura none se ko nabiriye na bimaduri biragenda bite nta kibazo wowe ejo uzaza gutura kandi ntuzanga ukimuje ndaje njye guhinga bubyizi unyazana nsomera n'undi undi ngo yitwa Misetse. It was at this moment. bari hano shaka ni wowe pfuka amashyamba avuye hano neza wowe ndabumva rwose padi imana kuko we nitegereje nta n'ahantu wakura amafaranga pe padi nyisumukene se niba udakenyetse kutatura natuye ura marambeshye umva nkwereka ahubwo Yego. siga inkweto kugira imana iguhe umugisha oya ndogera ntura nago nasiga inkweto wapi inkweto nizo dukeneye kuko Inkweto? turashaka ko si wowe umukire se inkweto zirahenda niba kuri ushaka kujya mu ijuru Yego. ujye wemera amabwiriza ya padiri n'abandi kuko ndabasigira imyenda nawe umva nyine icyo utanze nicyo ubona ubwo niba uzabona ushobora kuzabona umugisha umweya nta kibazo padi nta kibazo n'uwanyuma ninde uwo mukubise n'inkoni nka vene ariko ababanje kunsetsa rwose kuko gihe byanambabaje cyane n'agahinda kaba kansekeje buriya ntago ari uguseka oya nanjye buriya ntabwo nasekaga ni nko kurira kuko ntabwo wabona umuntu ngo ibiceze ubusa abakirisitu bawe rero abandi bo nta n'icyo bigeze bambwira bambwiye ko no kwivuga batabishoboye No. ntabwo ujya utura ose padi umuntu yatura nta kintu afite wasize inkweto ze ko tuzazigurisha inkweto yanjye y'ibihumbi 20 njye nyigusigiye umva nashaka kuzajya mu ijuru cyangwa ashaka kuzajya kuzima kuzimu ni habi rero usiga inkweto cyangwa ipantaro cyangwa ishati kugira ngo uzagere mu ijuru imana iguha imigisha kuko icyo utanze nicyo ubona niba utanze ubusa ushobora kuzajya mu muriro ose padi mufite urwembe ngo mbaho umufuka wanjye ari bamusigaranye urwembe wowe turabivuga nawe ndakataho ku ishati nta kibazo n'imwe oya naguwe ipantaro w'ipantaro dore nguyu ako nawe hano n'umufuka wari uriho hano inyuma nta kibazo wowe ubwo nacu ahubwo ni igihe cyo kuba mugisha muhaguruke mufate umugisha wa kibyeyi gutaha nyagasani yezu n'abana nanjye mutahi wanyu ntabwo n'abamagaye yezu n'abana namwe mu gihe tutarabaho umugisha wa kibyeyi ndagira ngo kuwa gatanu buriya ni kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu reka ndebe kuwa gatandatu kuwa gatandatu saa 8 ndabona mukiri n'abakristo bakeya ndashaka ngo muzikusanye muze gusaka intege kuko ibyaha byanyu bimaze kubarenga urumva nanjye santari yanyu nayihisemo kugira ngo mbateze imbere cyane nko gutura rwose babigarukeho cyane ku maturo ukomeze ubahatire gutura nanjye nibyo imana It was at this moment he knew. He fucked up.
Ugize ngo Ese waguherekeza tuvuye kubikora ahubwo tugende kwa muyobore kangashyire hano abakristo mutangire muhere ku ruhande ruriya uranaze on pero this complete ku masomo gusenga nabyahugiye n'igikosha ahubwo watubwira tugakomeza kuko ntago bari mu bakristo ni benshi hutisha icyacanze uruzi ibyambaye nagiye mu muhanda nkubita imbwa abandi izuru nicyo kintu wakoze kibi yahuye nabyo nayikubise izuru maze kuzibita izuru bicikana n'iryinyo n'umunwa barayikurihishije narekeranye ihangano bagerayo yakizira mbwa ahubwo uzikiri ugiye kuguca ugende ujye usenga ku munsi 482 n'ibice 5 urumva noneho wongereho na rozari zirindwi ko ubora ukomeze usenge urumva ibyo ngibyo uzabikira urumva ku izina ry'Imana Data na Mwana ari umutagatifu mutebuke nari bujye mu bikorwa bya Province aho dutoro dufise complete ku masomo badi cyo kwihana narishe nkajya ngenda mpenera n'abantu ibyo byonyine mfite Imana irabigukijije ku izina ry'Imana Data na Mutagatifu amen ntabwo nzongera guhenera ntabwo uzongera barakoze badi on peut complete ko asma naragiye ndasitara nkubita amazuru hasi ahita avamo ihangana arasubiramo Murapadi. On peut penser ku mata Njye ni imyembe y'abandi amavoka yose narahananuye narayamazi ubwo wankorera iki wowe Imana yarebye ibona ibyaha byawe bitewe n'uburyo bingana ukabanza ugatura urengero ajye usengera muri paruwase niyi naha koko nabasuye iyi paruwase rero ugomba kugitanga nibura buri kwezi makeya nibura 200 300 kugira ngo ibyo byaha byawe ahubwo se ko mbirenzaho ngatanga 500 buriya rero impamvu ukambwira uyatanga ayo ngayo barayo gufasha indushyi urumva indushyi ubwo wankorera iki ngiye mbwira ni wowe ndakubwira ati uzajya watanga buri kwezi urumva imigisha iziyongera ukajya mu ijuru ku izina ry'Imana n'Umwana Mutagatifu amen Ngare mada nago njya mu kazi utampaye ugize ngo bisi complete ku masomo byawe ni ibiye mu sister mukobwa nako hadi arasambanye wowe nkuma arasambanye wasambanye nani n'abahungu warasambye cyangwa warasambanaga nasambanaga Yesu nyiri mwe bikira Mariya ku igare wewe Mana warago umukobwa mwiza nkawe asambanaga padereza ni ukubera nabuze ibishoro zahuriye Padi nubwo ari mwiza ariko nta usanga nti hano warizaye Jesus is Lord abandi gufasha urumva nzaza wowe tuzagufasha ahubwo icyo cyaha cyawe wowe uze kubitanga mu gikari nibwo turi bugende tubyumvikanaho kuko ntabwo ibintu hano wowe ntabwo Imana yapfa kukweza kuko wowe ufite ibyaha byinshi bya ipadi mu kanya nimara gusezerera bano none se padi ibikari ni byinshi ndetse mu gikari cya padiri no wazi bahita ngo iki padi bahita fungumwe mu gikari urumva cyane ajyaga bahita ngo muri pani gasumu ubwo nibyo rega kereka urabona ndi umupadiri wavuye nuze hirya nuze muri za Maroke nubwo nsigaye mvuga akanyarwanda naratize abapadiri ntabwo tujya bitunaniye yego padi rwose wowe kujya mu gikari uyu munsi se nyuma y'aba bano bakristo baje yego padi ni masezera ubone kuguza ahubwo genda twabuze kujya mu gikari ihute
batuye se sha amafaranga twayabonye mwana twayabonye kabisa tuzajya tubatuburira umunsi umwe ariko mwana kabisa kabisa wa mbere ibihumbi ijana kabiri miliyoni ariko wa gatatu miliyoni umva reka mbanze niyambura je kuyabara je n'ikiruzwamo kirenda kunyika jiragiye ko ameka bikora reka mbanze sitara neza bati mbanze muri ne kokoro y'umukara kinani tuzajyango Simundi ngo amafaranga nitwayagwije nzongera kuba padi twayagwije ariko mwana tubyibashije gukora imishinga yindi ariko se mfite ikibazo cyo mfite kari agakobwa ko nabonaga wakarebye cyane nkabona utangiye gukora mu bwanwa nonze nanyereka ntabwo ngaburi ntabwo kuri pasiteri uzi kuri padiri mwana bibayo wakugera no kubitwara n'abakobwa bakiriste ariko muzaneza abakristo bo muri iyi minsi reka vugira akabanga aho no mwana amafaranga none se niba mwavuganye nyine mugende mutemura hanyuma ubwo nanjye nyine ku mafaranga uzi udufaranga ari kunyakazi zirindwi nta bice birimo ariko ya bice babikuyemo hasigaye akadomo konyine akadomo nta n'akiso oya nta n'akabazo oya utubago n'utwito nta turimo okay nziza cyane genda uyabare uyankire ku murongo tuvuga kuri kujugunya telefone ndaba nyigufatiye nta kibazo wowe genda ihute sawa abakozi ba hano badakora izi ngemu zose babona ko ako kino gitoki muri leta no kugishyira ku isoko bino byose navyo ako ntabwo bari gukora isuku neza aba nk'uyu yaguha gukorera hano ubu ngubu barabona ibinzabiharamo My God! Wow! Bakesha kose telefone kitari gutama ayishyize se na ibintu byo ubundi wawo muri kuyokoraniraga we yahitaga amagahunda ku kanya nambwa ati mu gikari akabagine uyu ngo umenya nana kazaza ho umuntu utaza akazi umuntu utazi nakazi ni nakamye koko kabona wa mugani njishe so mu cyaro we wabona umuntu mubeshya kuko kazi ntungire nyuze bono cyangubye do no yewe ni karibu Sepadi kuri kwitonga ni wewe ega ubura bana guhamagaye nka kubura tebukana Sepadi ndagora Sepadi wambwiye uko zagobera cyantumye Munzi unawo kinyoboza mu bwira mu Sepadi kwana mnyangu nshaka mu gikara nshaka kira Numva ngubwire wowe ubone kugenda Ntacyo mbwira Egira hano utinya abantu Padi nyenda uko kwikora ari cya Nace we ugari we yikoreba nari Ako Padi nawe urajijisha Uranyine Sepadi na Ngare mada nago njya mu kazi utampa Ugize ngo yawe inyegera Padi inyegera Nahago ibyaha byawe ushaka kubikira Janda bishaka bese gushaka kunyegera imbere Nyine nibwo Imana do yamaye ubahasha bwo guha abantu bagisha umva mwabaha mugisha kuko ariko ndetse urabona nabiro What? Focus! You know you can be prosecuted for that! Reka turebe na hari Sepadi ushaka kwareba cyane none se ntabwo ushaka gukira ibyaha muri ibyaha byawe biri hano do ahado na muno dore bo oya nabi hari bishaka niho biri do singize Sepadi gutama amafaranga wanyemereye amafaranga ndetse ndayaguha kundi kukwereka ibyaha ngaho tugende yambe nyine urabona n'abapadiri natwe kushaka kunsoma nta bapadiri What? Focus! You know you can be prosecuted for